Ubushize twatangiye kuvuga ku biranga umuntu ukuze mu buryo bwo mu mwuka, tuvuga ko bigaragara muri domene zose z'ubuzima, hanyuma dutangira tuvuga ku buryo bigaragara mu buzima bwe bwite, aho twavuze yuko aba afite ubushobozi bwo kurobanura inyigisho, aba atakigenda nk'uko abapagani bagenda, aba avuga ukuri mu rukundo, kandi aba yarambuye umuntu wa kera akambara umuntu mushya. Reka tugire ibindi tureba bimuranga mu buzima bwe bwite. Umuntu ukuze ashima Imana kubw'ibintu byose. Mu Befeso 5:20 haratubwira ngo mujye mushima Imana Data wa twese kubw'ibintu byose, mwishimira mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Hari indi mirongo ya Bibiliya idusubiriramo aya magambo. Mu Batesalonike 2:5 hari ahatubwira ngo mwishime iteka, mu bibaho byose muhore mushima. Naho Abafilipi 4:4 hakatubwira ngo mujye mushima mwishimira mu Mwami wacu iminsi yose. Kwishima iteka no gushima Imana muri byose ni ikimenyetso gikomeye cy'ubukure bwo mu mwuka. Nigeze kuganira n'abantu kuri iri jambo, mbabaza niba kwishima iteka bishoboka, bakansubiza ibibazo bitandukanye byerekana ko bidashoboka. Mbabwira ko batasobanukiwe neza n'ijambo icyo rivuga. Ubu kwishima kuri mu Mwami. Ukuze yasobanukiwe ko Kristo ari we byishimo bye. Indirimbo ya 65 mu Gakiza irabivuga ngo Yesu ni ibyishimo byanjye. Si ibyishimo umuntu yishaka mu bwe, si ibyishimo ashakira mu byamubayeho, si ibyishimo ushakira mu wo mwashakanye, mu bana wabyaye cyangwa mu mirimo ukora. Ni ibyishimo bishingiye mu Mwami, kuri Kristo. Ibishingiye ku kindi icyo ari cyo cyose ntibyahoraho, kuko ibindi bintu byose birahinduka, ariko ibishingiye kuri Kristo bihoraho iteka ryose. Umuntu rero ukuze yize kutagira icyo yiganyira, ahubwo ibyo ashaka byose bikamenywa n'Imana mu gusenga kwe, nk'uko mu Bafilipi 4:16 habitubwira. Icyo ni cyo kimuha ibyishimo. Amaganya ye yose yayikoreje Imana, nk'uko Petero abivuga mu gice cya 5:7. Hanyuma ikigaragaza yuko ayo maganya yayakoreye Imana ni uko we atakiyikoreye. Nta mvune y'ayo maganya ikimugaragaraho. Iyo wikoreye umutwaro uremereye, ushobora kuniha, kugenda uhetamye, kugenda gahoro n'ibindi. Ariko iyo undi muntu awukwakiriye, ibyo bimenyetso bihita bishira. Niba umuntu avuga ko umutwaro yawukoreye Kristo kandi akaba akinihishwa nawo, ntabwo mu by'ukuri yawumukoreye, ahubwo aracyawiyikorereye ubwe. Umuntu ukuze rero azi ko imitwaro ye yayihaye Kristo, hanyuma akaruhuka. Kristo aba muri twe mu buryo bw'umwuka akatubera ibyishimo. Umuntu ufite amarangamutima ahora ahindagurika, none ibyishimo ejo agahinda, ntabwo aba yari yakura. Guhindagurika ntibiterwa n'ibibazo biba ku muntu, biterwa n'ikigero cy'ubuzima bwo mu mwuka buri muri we. Iyo umuntu adakuze, ibibi biramucumuza n'ibyiza bikamucumuza. Reba urugero rw'Abisirayeli. Mu gice cya 16 cyo Kuva tubabona bitotomba babuze ibyo kurya mu butayu. Aho wabumva mu buryo bwa kimuntu. Ariko nyamara tukanababona bacumuzwa n'ibiryo Imana ibahaye byitwa manu. Yababwira ngo ntibagatora ibyo baraza, akaba ari cyo bakora. Yababwira ngo ku isabato ntibakajye gutoragura, bakajyayo. Urumva ko ikibazo si ibibabaho, ikibazo ni icyo bari cyo ubwacyo. Mbere wabumvaga ko bitotombaga ko babuze ibiryo, none barabibonye nabyo bibahindukiye icyaha. Ntabwo ikibazo ari ibikubaho, ikibazo ni uwo uri we. Twibuke ko ibyishimo ari imwe mu mbuto z'umwuka. Igiti nticyera imbuto kitarakura. Burya abakuze nibo bera imbuto z'umwuka, zirimo n'iyi y'ibyishimo. Niba ari imbuto rero, nta circonstance yatuma wera indi inyuranye nayo. Twabonye ko gukura ari ukwambura kamere y'umubiri, ukagenda wambara kamere y'umwuka, kamere y'Imana.
Igisobanuro cyo kuba utishimye rero nta kindi, ntawe washyiraho impamvu, nta bibazo washyiraho impamvu, impamvu iri ku kuba kamere y'umubiri ariyo igitegeka muri wowe. Nta circonstance yatuma avoka yera umuneke, niko nta circonstance yatuma umwuka wera uri muri wowe yera imbuto yitwa umubabaro, kwiganyira no kwitotomba. Keretse gusa kabaye ari ka gahinda ko mu buryo bw'Imana Pawulo yavuze mu Bakorinto ba kabiri igice cya 7 umurongo w'10, akavuga ngo agahinda ko mu buryo bw'Imana gatera kwihana. Ako ngako aba ari agahinda kuko ubona umurimo w'Imana utari kugera aho ukwiriye kugera, icyubahiro cy'Imana kitari kuboneka. Ariko ibindi byose byaba bidutera umubabaro ni ikimenyetso cy'uko tudakuze mu buryo bw'umwuka. Impamvu rero itera kwishima Imana iteka ni uko Kristo aba ari we wabaye ibyishimo byawe. Umuntu ukuze rero asobanukirwa yuko Kristo wenyine gusa ari we byishimo bye, bityo akabaho ubuzima bushima Imana muri byose. Erega ubu buzima Yesu ubwe yari yabuvuze igihe yabwiraga intumwa ze ngo muzahirwa ubwo bazabatuka bakabarenganya bakababeshyera ibibi byinshi babampora. Arabwira ngo muzanezerwe cyane, muzishime cyane kuko ingororano zanyu ari nyinshi mu ijuru. Iyo nganira n'abantu kuri iri jambo mbabwira ko ijambo ry'Imana rikwiye kuba puratike, dukwiye kuba turishyira mu bikorwa mu buzima bwacu. Ni kangahe bakubwiye amakuru y'uko hari uwakubeshyeye? Ni kangahe umuntu yagututse hanyuma ugahita wowe wishima ukanezerwa cyane kuko umenye ko ari byo umwami wawe ashaka? Ukuze rero ashobora kubaho ubwo buzima. Intumwa za Yesu zarabigaragaje mu mibereho. Ubwo Petero na Yohana babakubitaga babaziza guhamya Yesu, Bibiliya itwereka ko ngo batashye bishimye, banezerewe, bitera hejuru, bishimiye ko bakubiswe bazira izina rya Yesu. Ubwo Pawulo na Sila babashyiraga mu nzu y'imbohe, nta kindi bakoze bari mu nzu y'imbohe, barabyinnye, bararirimba, bahimbaza Imana, bitera hejuru. Ntabwo bagiye mu kuvuma babashyizemo cyangwa mu kwiganyira bibaza impamvu bari mu nzu y'imbohe. Kimwe rero mu bimenyetso bikomeye by'uko umuntu akuze mu buryo bw'umwuka ni uko ahorana ubu buzima burimo ibyishimo, ubuzima bwuzuye umunezero. Ndagira ngo Imana igufashe nawe ushobore gutera intambwe yo kugera kuri ibi byishimo, kandi birashoboka kuko si twe tubyishakamo, ahubwo twishimira mu mwami wacu iminsi yose. Imana iguhe kwishima iteka mu mwami, mu izina rya Yesu, amen.